Ndafite ikintu nshaka kuvuga. Pastor Mutesi uyu mwaka utararangira ashobora kwiyahura, ariko abantu bamuroze mu buryo bubiri. Baruga Pastor Mutesi hari amarozi yavuye i Bugande, indi marozi ava muri Beni, kuko Pastor Mutesi yarafite igicaniro muri we gikomeye kidasanzwe. Rero Pastor Mutesi kwezi kwa 12 abantu dusenge cyane ashobora kwiyahura, ariko bikurikijwe n'iki by'umwariko nyene byatangiye ibintu by'urusorotanye, none bitangira kumucanga muki mu mutwe. Hari gihe rero umuntu agira nakantu ko kurangara. Iyo umuntu agize akantu ko kurangara ni nk'akenge gato y'ubuhaye mu mwanzi kugira ngo yinjire. Bivuze ngo ya bintu byose bakuri Pastor Mutesi nawe bimubaho atazi byari byo. Urakoze cyane. Nawe ntagazi byari byo. Pastor Mutesi si umurozi, aho ko baramuroze. Ariko hari Imana ishoboye byose. Hari Imana ihindura ibyo byose ikabihindura byose bikagira gute bikavaho. Twizeye Imana. No tugomba kumusengera. Ikindi cya kabiri, kubera ko Pastor Mutesi igihe harimo akeneye support y'amasengesho. We ubwe nta numwanya afite wo gusenga. Ntawakibona nta nizo mbaraga afite. Abantu nitujijuke. Turebe Pastor Mutesi tumumenya ni jambo atambutsaga, niwe butumwa atambutsaga. Ubwo butumwa bwagiye he ko bwafashaga abantu benshi. Ni by'agaciro gakomeye kuditamano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ngiye mugiye kubona muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, umwana w'Imana, umuntu twari dukumbuye cyane hano kuri Gonarike Plus. Umuntu Imana kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi, umuntu Imana ndwaye mu gihe nk'iki, nandi mahirwe n'undi mugisha wo kongera kugana nabo. Tugiye kugana ku bintu byinshi, ariko nanone byo kuba ku murimo w'Imana, cyane cyane ku bantu bamumenyereye nk'umuhanuzi, umuntu Imana igenda icishamo message z'abantu akazigeza ku bantu. Ariko uyu munsi nabyo niyo mpano turaza kuyikoresha, ariko turavuga ku bintu byinshi byose biraba biri kubaka umurimo w'Imana. Hanyuma Imana rero ntabatindeye cyane, reka mwakire. Rungano Karame, umeze uti? Mbameze neza cyane. Inosa. Rungano innocent. Imana y'amahoro ikomeze ibane nawe. Amen. Ako kajambo nako muri minsi kare kumfasha cyane, kumva ko umuntu ari kumwe n'Imana kare kumfasha. Hanyuma rero reka ngusabe dutangire ikiganiro cyacu n'isengesho nkuko tumenyereye hano kuri Gonarike Plus. Abantu barabimenyereye cyane, ku bantu bamaze iminsi babona ntari gukora neza, hari utuntu narimaze iminsi mugiyemo, ariko uyu munsi nongeye kugaruka, reka twonge dukore ibiganiro byacu neza. Kandi koko nagarutse, buryo nagiye ntagomba nagiye mu yindi mirimo, ahubwo mba nandi mu murimo w'Imana. Innocent karabona isengesho. Kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, la tosi lebo na manda la vila tosainima ila tobla saili hando kitala binivando santre nahai le tosai bi eva dondala mina la hando kiabila vontrebe do shaim nahai la tosi lebo shaivi elanto binimanda la losi le dro lebo evedodrari ntabaritwe aho kabari izina ryo rishimwe. Bibuko ushaka ntibuko dushaka. Dutangira ikiganiro tukisoza, mitima ya benshi ihembuke. Urakoze kurabikora kwibasha mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma umeze ute? Mbameze neza. Urakomeye? Ndashima Imana. Amawa y'Imana kuriho? Iyi Imana ikomeje kundinda, ikomeje kumba hafi. Ariko y'abantu mugaragara neza no kuri kw'Imana. Ni mu isezerano ry'Imana. Imana yakubwiye ati nza. None mu wice muri yanza y'Imana yakubwira. Biracyaza. Cyagiye mwitaga ngo mu gihe cyanza undi muhungu cyicayemo, kandi n'ukuri pe nta wasenze Imana nkayibure. Biracyaza. Abantu bamenyere muri minsi bari kunkurikira ku jambo rivuga ngo mbese umuntu utazi Yesu abaye hate. Abayeho nabi. Abayeho nabi. Abaya sistara agwagwana agirute ni gishenjegeri. Kubaho utazi Yesu umva kuntu umeze. Urukumva uguwe neza, munsubize. Ari gihe bangombwa tukabaza n'abantu badukurikiye. Munsubize kubaho udafite Yesu umva umeze uti? Utafite Yesu abaye hate. Ngamusubize David. Ukaryama ugasinzira tu kumva uguwe neza nta Yesu ufite mu mutima wawe. Uraho uri mu byaha uri gukora amafuti. Ariko kwe kino sa. Kubera ko umuntu adashobora kwibagirwa ibyaciyemo. Ibyo umuntu abaciyemo batabirwa n'amateka. N'amateka. Umutima ubuzukuri. Umutima uzikuri. Kandi amateka nagajya yibagirana. Ari umuntu umwe twigeze kuganira, Imana y'amahoro ikomeze imurinde. Iravuga ati nkarige wihana icyaha. Nubwo Imana yakwengira kwabariye.
urumva bitewe nuko wicira urubanza nuko ushaka kwegerana Imana ukumva Imana ntekikobara ukumva n'ejo wakongera ukakihana ubundi iyo umuntu yihanye icyaha yumva imbabazi mu mutima iyo atarumva imbabazi mu mutima rero ukahita nubwo wakihana ariko ntumva imbabazi mu mutima icyo gihe uba ukiboshye rero umuntu ubwe niwe wumva ko yakiriye imbabazi z'Imana iyo Imana ikubabariye wowe ukaba utumva ko utabyakiriye imbabazi icyo gihe bikomeza kuba urubanza kuri wowe ukaba wanarimbuka uwo muntu sindi bumutinda naramuvuga yitwa Zawadi ndibuka kigiye tugiye ku rusenga kwa Sekazuba turagana twa tumaze kuva mu modoka arambwira ati David nkari gukora icyaha ukakihana nubwo Imana yakubwiye ati ndakubabariye ukumva nejo wakumwe kukihana kubera ko bitewe nuko ushaka kwegerana n'iki n'Imana Zawadi niwe wambwiye iryo jambo nyine urumva David hari igihe umuntu ashobora kwihana icyaha bitewe n'uburemere bw'icyaha umuntu yakoze sibyo ari umuntu ntiyambabarira ariko si Imana ko yambabariye buriya ari nk'abantu hano baba badukurikiye bari kwibaza ati ese buriya koko nkanjye ko ndi kurwana n'umutima kwa Zawadi ndajya kureba nimba ari ukuntu ameze ndajya kumureba ni hafi kwa Zawadi ni hariya urumva hari ukuntu nk'abantu badukurikiye bumva umutima wawe utameze neza ari ibintu bishinja ukaba udukurikiye wumva umutima wawe udasukuye icyo gihe rero uba ugomba gushaka uburyo umutima wawe usukura umutima wacu cyangwa se intekerezo zacu tuzisukuza amasengesho no kwihana ibyo ngibyo nibyo bikirininga umuntu w'umunyamasengesho umuntu w'Imana uretse n'umuntu w'Imana n'undi wundi muri rusange umutima we kugira ngo utuze agomba kuvanamo ibibi byose haba ku bantu haba inzika afitiye abantu n'ibibi yaba yakoze akabyihana akihana icyo gihe umuntu agenda afite nka bodyguard imbere n'inyuma z'abamarayika zimugota hanyuma rero ku bantu badukurikiye tugiye kuganira na Rungano Innocent itangazo rimwe rihari cyangwa se ibanga nabibira nuko umukozi w'Imana iyo dusoje gukorana nawe tusiga nimero ye inyuma kugira ngo umuntu wifuza kumuvugisha abe yamubona turamubwiye akayitubwira ntago tuyandika bivuze ngo ugomba gukurikira ikiganiro cyose ukagisoza kugira ngo ufate nimero y'umukozi w'Imana hanyuma ikindi munyarukiye ku Ijwi ry'Amahoro uyu munsi mushaka kutamubona hano ejo nimumubone ariko ku Ijwi ry'Amahoro aba hari buri munsi bivuze ngo hano tumwakira gake ikimenyimenyi nuko utaheruka kumwakira ariko uyu munsi Imana yaduteye iteka turamwakira Imana yaduteye iteka nukuri no mugisha nuko abantu batabizi buriya umuntu w'umuhanuzi akwiye kubahwa nukuri umuntu w'umuhanuzi ariko nyine nukumubo kuva kuzira bya bintu byo kuvazerekana icishe bugufi oya nyenda bivuga wowe nubwo wakwicisha bugufi yego umuhanuzi akwiye kubahwa yego ariko nawe akubaha uko bamwubaha sinzi uko ndaza kubivuga kuba umuhanuzi bamwubaha akwiriye kubaha bimutera kurushaho kugenda aca bugufi ejo bundi hari umuntu twaganiriye yitwa Jackson amusoje n'uw'Inyanza tuyinyanza twaganiriye no kuri Gonake Plus abantu bakurikiye ikiganiro yarambwiye ati David uko ugenda uvuga ngo abantu bagenda bankunda ibyo ngibyo uri kunkurira abadayimoni uri kunsunikira abadayimoni ngo reka kunsunikira abadayimoni niko yambwiye yarambwiye ngo aho ngaho uri kunsunikira abadayimoni ngo reka kunsunikira abadayimoni Jackson ndagusoje niba uri kumva kino kiganiro ngo ndi kumusunikira abadayimoni hari igikundiro cy'Imana igikundiro cy'Imana gitera umuntu gukomeza gusenga ashizemo imbaraga ndetse kigatera umuntu kurushaho kwerekwa no kurushaho kuvuga ijambo ry'Imana umbakana yarengeje hamwe ati uko mbya ngo nk'abantu barankunda ntabaye maso nasanga ndi kwiyemera ndi kwishyira hejuru uwo ni wa mwuka nyine nicyo tuvuga umuntu w'Imana umuntu nyine utangiye gutandukana ari kuva mu kirere arimo iyo bamwemeye cyane bakamuzamura arushaho kuvuga ngo naharani muhangeze ariko umuntu w'Imana iyo muzamuye abagerageza kwicisha bugufi arushaho kuvuga ati oya mumanure ntago ari ibyo ngibyo mube mubiretse gatoya kuko hari igihe umuntu ashobora kuzamuka cyane ahazamuka cyane haba hanamanuka cyane David buriya ahazamuka cyane haba hanamanuka cyane iyo udacunze neza rero ushobora kuzamuka agera ku gasongero ariko aho hamanukiye hakaba hanyerera cyane babyumvise niyo mpamvu rero iyo umuntu ambwiye ngo Innocent ndagukunda uri umwana mwiza uvuga ijambo ry'Imana neza uri umukozi w'Imana ndushaho gutinya no kugira ubwoba kuko mpita mvuga ngo man uzamfashe ibintu byazatuma
nsubira inyuma nanga se ntagaragara mu shusho yawe wishimira ukunda ku buryo byazatuma bivaho, kuko hari igikundiro cy'Imana hari igikundiro cy'abadayimoni. Hari igihe abantu bagira igikundiro cy'abadayimoni rero bakagira ngo ni icy'Imana, bakananirwa gutandukanya igikundiro cy'Imana n'igikundiro cy'abadayimoni. Igikundiro cy'abadayimoni kimeze gute, igikundiro cy'Imana kimeze gute? Nubona uri muri iyo eta uzamenye ngo byakurangiranye, ugiye kugwa, uko fata amasengesho menshi usenge kugira ngo Imana ikugarukeho bundi bushyashya, igukora igikundiro cy'abadayimoni igushe igikundiro cy'Imana. Yego, igikundiro cy'abadayimoni rero umuntu ashobora kubwiriza, yamara kubwiriza ariko atari no kubwiriza nyine amagambo yurutse umutima, amagambo avana abantu mu byaha, abantu bakamukunda cyane, by'umwihariko bakobwa benshi. N'urugero abakobwa benshi bakamukunda nkuko gukundwa n'abakobwa benshi bikamukururira intege nkeya, byamukuriramo intege nkeya, akavamo ubusambanyi, akavamo gusenya urugo rwe. Turabizi abantu benshi basenya ingo zabo, arabavuga butuma ari n'abaririmbyi. Icyo gikundiro rero ni cy'abadayimoni batarasa muri imihanda bari kutubwira ibintu bidafututse. Ni ukuri. Igikundiro cy'abadayimoni rero aho kugira ngo kitume urushaho kuvuga ngo ubone neza y'Imana ngo Mana ndagushimiye uhimbazwe, cyo kikuvana kuri Yesu aho kugira ngo kigukurure kuri Yesu. Wabonye iyo utari maso rero uri gukundwa n'abagore cyane n'abakobwa cyane, ntube maso ukabona aho bari aho urukwerekeza. Hari ikintu abantu bagarutseho, bagaruka kwa ino protocole ziba mu nsengero. Izira protocole ziba mu nsengero na ba dadi na ba mami hano hari ahantu twende turogasiyo. Dadi turagusuhuje, nawe mami turagusuhuje, niba mu nsengero bakwise dadi na mami turagusuhuje. Icyo nzi cyo Yesu nta protocole yigeze agira, kandi icyitegererezo kikuru gikomeye ku mukristo wese. Icyitegererezo roromodo, icyitegererezo ni Kristo. Igihe cyose roromodo wawe wamugeze pasiteri wawe, umuhanuzi wawe, inde wawe, uzagira gute? Uzagwa kandi ntabwo uzabyuka. Pasiteri wawe ashobora kukubera umujyanama wawe mukuru, sibyo? Akubera umujyanama, kandi umujyanama wenda ku bantu bagifite ababyeyi, umujyanama ni umubyeyi wawe, umujyanama ni pasiteri. Yego, dukomeze inusa. Niyo mpamvu rero umuntu nyine iyo umuntu bamuha icyubaro cyinshi ngo ni umukobwa mwiza ngo agiye gukora protocole, buriya umukobwa mwiza udakijijwe ni nko kuvuga ngo utetse dayimoni itera abantu bamubwibone, abandi gutereta, abandi kugira gute, uyishyize ku gasozi ngo umuntu wese yitegereze arebe. Kano kantu ko kuvuga ngo ntago bashyira umukobwa mu kuri protocole, kandi bareba umuntu n'umuhamagaro we n'uburyo arabikora n'umutima mwiza, bavateka turi umukobwa mwiza. Buriya ngo biravuga ngo umunyabuntu azabyibuha, umunyabuntu azabyibuha mu buryo bw'umwuka bw'umubiri. Gufata umukobwa mwiza ukamushyira kuri protocole, icyo gihe iyo hari umuhanuzi witwa Kibuno, Bibiliya hari abantu bivuga ngo ni ba Kibuno, iyo babonye uwo mukobwa mwiza baravuga ati abantu razanye nzarugarukamo. Gushyira umukobwa mwiza kuri protocole ni ukugwiza abapagani benshi babakire badafite Yesu, sibyo? Ariko abanyamwuka bakicazwa hasi n'uburyo bw'umubiri. Ntago pastor ashaka kureba uwo mukobwa mu wica hariya ufite umutima mwiza urabikorana ubushake. Abanyamubiri, apasiteri b'abanyamubiri ntabwo ibyo babikora, ariko umunyamwuka ashobora kuba ari mwiza ku isura ariko afite na mwuka wera. Birashobora kuba ari wenda adafite visage ikaza, isura ikaze, ariko anafite mwuka wera. Icyo gihe rero muri iki gihe ntabwo abantu bagikoresha bafite mwuka wera, bakoresha bafite amafaranga cyangwa bafite ubwiza. Naho ngaho kenshi n'aba protocole b'abashumba ba pasiteri bagenda bakavuga ngo wowe niwo ngize protocole n'abasere wanjye wicara. Ariko umushumba ufite mwuka w'Imana uziko ashobora no kureba wandi w'umukene urira hirya akavuga ati sengera amateraniro, aziko afite mwuka wera, ati sengera amateraniro. Ariko Mana barahari no kuri hari abashumba b'inyangamugayo w'Imana. Urugero b'inyangamugayo, mbo inyangamugayo kenshi wenda kamvuge gutya, Kristo araba we inyangamugayo nyinshi Kristo arazizi, ariko nje abo nitegereje nkababona nuko Imana kangenderera. Akantu manje bagasasira neza, kavuze neza, ariko abo witegereje wowe, abo nitegereje shaka nkubwire Pastor Ruberi, buriya Pastor Ruberi umushumba wa Beteli, uri kuvuga ukwegereye Pastor Ruberi umushumba wa Beteli. Shaka nkubwize ukuri imbere y'Imana isumba byose nsenga, dore na Bibiliya ngiye uramwitegereje ubona ni inyangamugayo. Ni inyangamugayo, ni imfura, arakijijwe aho ashobora kubwira. Igeze n'indi mu materaniro yigeze kubwira umuntu nyine ubona ko
adafite ubushobozi bukaze ariko afite mwuka w'Imana kandi amateraniro aba ameze neza cyane pe harimo abantu benshi ariko akavuga ati wowe sengera amateraniro tujye gutandukana byankoze ku mutima hahandi umuntu ashobora kureba wano ufite amafaranga waparitse rava ngo haguruka usengera amateraniro yakabari utamutse n'amatangazo abantu ugasanga protocole n'abantu badafite bikabyo beza bafite mwuka wera niyo waba udafite amafaranga utari mwiza udafite amafaranga bati kora iyi service we aguha ikintu abona kugishoboye kandi uramutse ukoze ibyo uramutse ugize ibyo utandamisha aravuga ati ngenda kugorora ndi mushumba ndakugira n'inama nimba bikunaniye sha umuntu umunaniye cyane kuri kw'Imana arangara cyane kuri kw'Imana pe hanyuma rero Innocent reka twitage ikiganiro cyacu neza kuko ubu twagira ngo tubanze tujye muri mood n'abantu badukurikiye tubanze tubashyire muri mood ariko nanone mwibuke neza ko hari umuntu wanyandikije ngo David ngo twarize ngo amasomo tuyageze kure ako David mbabare mvuga kakana baramvuga kakana tiye tuvugisha ukuri umushumba ufite intama akaba ashobora kumara ukwezi atayihamagaye amezi abiri atamuhamagaye kandi uwo muntu ni umukuru wa komite wenda mukuru w'itorero wenda ashinzwe ibimi wenda ni umucuranzi akamara ukwezi aho insengero wenda bazifungiye akamara ukwezi atamuhamagaye akamara amezi abiri atahamagaye uwo mukristo we cyangwa se atahamagara iyo ntama ye uwo mushumba no gusenga cyane kuko abafite ikintu gikomeye kandi ntanze message ku bantu bose mushumba agomba kumenya intama aho ziri aho ziherereye Imana igumugisha komeza narimo kukubwira ngo tumaze iminsi twiga Sharuberi Imana muhumugisha sinzi Imana muhumugisha pe ego hano cyari kuri Robert ni imfura cyane ikarabye abantu badukurikira bavuga ati ko uwo mushumba Innocent yavuze no uwuhe ngo tumushake uvane hani Beteli kabisa mu mujyi wa Musanze uzamutse gatoya Imana muhumugisha twagiye David twinjire mu kiganiro twikomereze nani ukivugaho none uracyamutekereza cyane kuri buriya umva ntago njya mpisha ukuri vugisha aha Innocent yego reka dutangire ikiganiro amaze iminsi mbwira abantu ngo twumve turebe ariko tunagira tunige hari umumera umwe witwa Saverina ninde ukunda kwandika comment avuga ati twarize ejo bone Saverina Kabera Saverina imfura cyane uramuzi se Kabera Saverina imfura cyane ndamuzi uramuzi ni umukomanteri wa mbere numu kadateri ko yitwa Kaberi yitwa Kabera Saverina muri comment babirimo ya YouTube nkoresha YouTube yanjye yarambwiye ngo support wa mbere ufite Kabera Saverina ni wa mbere ureba ikiganiro akakirangiza hanyuma akarandika commentaire hari nabandi Imana bamugisha Kabera Saverina ni Kabera Kabera wazamuza nawe nzaguza umwahuye gucya vizavi ni umuvuga utumwe ukomeye cyane bura Kabera Imana bamugisha twikomereza ikiganiro David oya yari mandu sezanya abantu badukurikiye hano kuri Bonarike Plus turi abantu benshi wabonye ko Imana kugenda duteza imbere cyane mandu sezanya kuzamuza na Kabera ndashaka guhura nawe umuntu wagiye wandika comment nyinshi ndashaka guhura nawe yego ndashaka guhura nawe rwose Kabera niba unkurikiye nawe fata nimero yanjye unyandikire Kabera ni imfura cyane pe Kabera ni imfura cyane namukunze navasi umuntu Kabera uri support kuri muraziranye mwararebanye gutya turaziranye turavugana muravugana Kabera muhamamagarire kabisa nabi tukomeze ikiganiro muhamagara ikiganiro reka tujye mu mwuka tubanze tumenye ikirere uko kimeze nuko gihagaze turaza kumuhamagara après ikiganiro turaza kumuhamagara après ikiganiro turaza kumuhamagara ariko ni umusupport wa mbere usupporting ibiganiro dukora yandika mu makomanteri ndetse ashobora no kugutera inkunga mu byo bumwe cyangwa ubundi yego Imana imereze umugisha mwinshi ni karibu mwinje kuri studio ndaje ni karibu rwose hanyuma Innocent reka dutangiye ikiganiro cyacu neza buratwa tukugira ngo tubanze dushyira abantu muri mudu mu minsi yashize nagiye nkora ibiganiro byinshi hagenda hatamuka n'ibintu byinshi nawe uyu munsi wampamagaye hari ikintu ushaka gukomozaho urambwira tushaka gukomoza kuri Pastor Mutesi hari ikintu ushaka kumukomoza ariko ngiye maze iminsi mbivugaho ibintu bya Pastor Mutesi kwereka ibyateje akajagari mu bantu kwereka ibyateje kuvangirwa kw'abantu byategeje kujagara kw'abantu Pastor Mutesi pasteri niwe wakagombye kuvugwaho ibi bintu navuga ati ntaribi hano ni mu rugo urisanga ni wawe ni wacu na abantu badukurikiye hano abantu babyumve neza Bonarike Plus nagari ya David ni yacu twese hari uyikurikira hari Innocent zo kuyivugiraho hari nanjye ubu yiriho ni yacu twese we n'ikintu mbarushaho nuko menya ubuzima bwawe bwa buri munsi kubarusha ariko namwe mamubuzi kwa ko mudukurikira umunsi ku munsi hanyuma uravuga ngo za kubikomoza ariko mbere yuko ngo ukomoze kubyo washatse kutubwira
Pastor Mutesi ibintu byinshi bigenda bimuvugwaho gutandukana n'umugabo nubwo batarabyemeza neza ariko ni ibintu byinshi pe bya bintu nkabona biteje akajagari mu bantu pe Pastor Mutesi ateje akajagari mu bantu ntago nzi impamvu ateje akajagari mu bantu inosa tubwire bya bintu bya Pastor Mutesi ari kumushinja ubupfumu ahubwo ari nabari kumushinja ubupfumu ngamarozi Pastor Mutesi akoresha amarozi ngakoresha amarozi ngo Pastor Mutesi agiye gupfumura bundi babo ibintu byo gupfumura buriya Pastor Mutesi bo ndaza kuvugaho bikeya nshorero n'umwuka w'Imana ariko by'umwihariko ndafite ikintu nshaka kuvuga. Pastor Mutesi uyu mwaka utararangira ashobora kwiyahura mu buryo ashobora kwiyahuramo. David uburyo ashobora kwiyahuramo buriya ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo ni umurozi ni umupfumu ariko akaba asenya ingo zigeze muri 3 enye urumva ari umurozi yakwirogora. Pastor Mutesi na 18 inyenyeri ikimara kugaragara yuko azagera ku bantu benshi akakora ibintu byinshi bikomeye bitandukanye. Hari abakozi ba Satani buriya bakorera hano kuri iyi si baragiye bamugira i Bugande bafata uburozi bw'Ubugande babucanga n'uburozi buvuye muri Bene. Barangije Pastor Mutesi baramuruga kugira ngo atazigira ashaka bizamubera igishako kizahora gituma umutima w'ubabaye ubyimbye kuzageza agize gute yiyahuye. Dore mpamvu Pastor Mutesi ashobora kwiyahura uku kwezi kwa 12 kukarangira abandi aho bari guserebura no kugira gute ari ukwezi kwa 9 ugasanga birangiye hagiye hakabanza kugaragaza ibimenyetso byo kubanza by'umuntu udafite ibitekerezo by'ubumuga bwo mu mutwe. Urumva bigera ku bintu by'ubumuga byo mu mutwe bikarangiza agize gute yiyahuye akavuga ngo ntacyo ndamira. Ariko mu by'ukuri Pastor Mutesi nuko hari aho bigiranye umuntu agasanga wenda agize ikintu cyo kurangara yataza kurangara imba ageze kure cyane mu byo bukomeye ariko abantu bamuroze mu buryo bubiri baruga Pastor Mutesi hari amarozi yavuye i Bugande undi marozi ava muri Bene kuko Pastor Mutesi yari afite igicaniro muri we gikomeye kidasanzwe gihambaye kidashobora gusenyuka. Babyibuke amagambo yagiye avuga uburyo yagiye abwiriza ibikorwa yagiye akora ni ibikorwa bitandukanye. Ibyo bintu sinzi urabivuza ahubwo nanjye nsanga hari ndi guhumuka mu maso nibwo ndi guhumuka ibyo bintu wabivuze ndi guhumuka mu maso amagambo Pastor Mutesi yavugaga agafasha abantu menshi yo wisobanura urisobanya amagambo yagaragayeho ntuzagende nuvuga umuntu umukurikirana uvuga ikinyoma umwirukankaneho ikinyoma uzasige amaguru azakugaruka zizakusubiza inyuma ibintu ngibyo n'amagambo y'ubwenge yabarwaga n'umwuka w'Imana atari we ariko Satani w'icyo yashakaga nikira cyo kugira ngo amukubita hasa murangiza yiyahure ariho uzumva ngo umuntu wari uri imbere yabaye uwanyuma wari uwanyuma yabaye uwa mbere. Satani iyo system niyo yari afite we niyo mpamvu Pastor Mutesi ashobora kuba agiye kwiyahura nitudasenga amasengesho ra David guhera ku munsi wa mbere ngiye sintinya Satani sintinya abadayimoni. Hari abantu bajya bavuga ngumva ngo ibi nimba ivuga ngo Satani atabimenya akabirwanya. Satani asafite imbaraga ziruta iz'Imana zikorera muri ngewe nashaka mbivuge nashaka zari ibitero bihekanye bimeze gute cyangwa cyo nagashaka ko yabishobora. Ngiye gufata amasengesho iminsi 21 n'udukurikira kumva ko ya joininga azaya joininga tuyasengane iminsi 21 turi gusengera abakozi b'Imana turi gusengera umurimo w'Imana by'umwihariko Pastor Mutesi n'abandi bameze nkawe tubasengera kugira ngo Imana igarure intama zayo mu murimo wayo kugira ngo bikomeze kugenda neza. Urugo rwiza ni ijuru ritoya ariko urugo rutameze neza urugo rubi rutari byiza Bibiliya avuga ngo ni Gihonomu. Gihonomu ni iki? Gihonomu ni kwa kuntu umuntu ashobora kurimbuka arimbiwe n'ibicantege n'ibyo abona mu nzira mu rugo rwe bikamuza ibyishimo no kunezerwa no gusenga bigahagarara. Rero Pastor Mutesi kwezi kwa 12 abantu dusenge cyane ashobora kwiyahura ariko bikurikijwe n'iki by'umwihariko 2018 niho bamuroze n'ubundi niho bamutangiye bamureze iyo myuka mibi y'ibiki nibwo yatangiye ibintu byo gusenya umugabo barabigiye gukora mariage wabizi yahise apfa so mwibuka nyene byatangiye ibintu by'urusorotanye none bitangira kumucanga mu mutwe. Hari gihe rero umuntu agira nakantu ko kurangara iyo umuntu agize akantu ko kurangara ni nk'akenge gato y'ubuhaye mu mwanzi kugira ngo yinjire. Bivuze ngo ya bintu byose bakuri Pastor Mutesi nawe bimubaho atazi byari byo. Urakoze cyane nawe ntagazi byari byo. Pastor Mutesi si umurozi aho ko baramuroze wese umurozi aho ko baramuroze kandi kwirogora ntiyabishobora uretse guhamagara abakozi b'Imana
bakamusengera muri rusange. Mu bakozi b'Imana nanjye ndimo ibikoresho by'Imana, nanjye ndi igikoresho cy'Imana, hanyuma tukajya gute tukamusengera, kandi abantu bose bagomba no kumusengera, kuko hari igihe ashobora kugwa mu maboko y'umwanzi we, agasengerwa mu maboko y'umwanzi we ufite misiyo noneho guta arangira ku buryo yamusengera. Pastor Mutesi agahita yambara ubusa ku muhanda akagenda, akerura akavuga ati abantu bashake bamenye muri uyu nguyu, akaba ari wundi w'umusinzi, akagira ubumuga bwo mu mutwe, bikajagura inkuru ikaba inkuru, byagenda nyuma agahita yiyahura. Ariko haracyari amahirwe kuba agihumeka, agishobora kuvuga bitaramucanga cyane, taragira trauma yo kugira ngo ubumuga bwo mu mutwe buze, ariko ibimenyetso bizo byuko ubumuga bwo mu mutwe buje bwo birahari. Ikindi cya kabiri, kuba mu kwezi kwa 10 yakwiye mu kwezi kwa 12, byo binabyo birahari. Ariko hari Imana ishoboye byose, hari Imana ihindura ibyo byose ikabihindura byose bikagira gute bikavaho. Twizeye Imana no tugomba kumusengera. Ikindi cya kabiri, aba bantu hari abakozi ba Satani bashinzwe kugenda bafata abakozi b'Imana bari guterwa. Abakozi ba Satani icyo bakora niki, bongera ubugome, amasasu mabi, navuga ngo bongera amagambo mabi yo kugira ngo barusheho gukubita hasi bariya abantu. Abo ni abakozi ba Satani. Urugero ni umupfumu, ni mubi, kandi umwita umupfumu nawe arasenga, kandi akamwita umupfumu ntiyabyeretswe, nibyo ari gutekereza muri mind ye, abademoni bari kumuhereza. Yamara kubitekereza gutyo bakamubwira gutyo, kubera ko Pastor Mutesi igihe harimo akeneye support y'amasengesho, we ubwe nta n'umwanya afite wo gusenga, ntawakibona, nta n'izo mbaraga afite. Abantu nitujijuke turebe Pastor Mutesi tumumenya ni jambo atambutsaga, niwe butumwa atambutsaga. Ubwo butumwa bwagiye he ko bwafashaga abantu benshi, ko bwari butangiye guhindura abantu benshi, ubwo butumwa bwagiye he? Birambabaje, sinzi bamuhagurutse mu kiganiro ariko nta kireka gikomeze. Ariko icyo nzi neza ntashidikanya David, abantu b'Imana aho kugira ngo tubatere inkunga tubafate amaboko ngo tubakomeze, ubu ngubu ibisongo mu buryo bwo kubabaza abantu bifitwe n'abanyamasengesho. Niba ari gukubita abanyamasengesho bagenzi b'amabuye, niba ari kubatera imijugujugu, bapfuye bagashiraho n'iherezo ryabo. Kandi mu by'ukuri nabo uko bameze, bafite imitwaro bikoreye iremereye, bakeneye kuruhuka, sibyo? Ni nk'uko umuntu agenda n'umwanda mu ntoki agaseka umuntu, ngo umuntu afite umwanda mu ntoki, agaseka umuntu ngo yambaye ishati idafuze, ariko undi muntu afite umwanda mu ntoki ari kugendana. So rero nibo bantu niko bimeze. Ugasanga umuhanuzi afite umwanda mu ntoki, ariko ari guseka undi muhanuzi ngo yaraguye. Kandi mu by'ukuri ntabwo byakagombye kuba bimeze gutyo. Umuntu waguye n'undi ufite umwanda mu ntoki nibegeranye, ni gute twakwikuraho iyi myanda? Hariya hirya hari urukarabiro, tugende twoge, dukarabe, twongere dusubire mu bantu tumeze neza. Rero abantu bari guhunga urukarabiro ni ahantu ho kwihanira, ni mu kanisa ho kwihanira, sibyo? Kandi mbene nabari abantu bavuga biriya mu makanisa yabo baba barabaciye, badafite nabo basengera, batayoborwa n'umwuka w'Imana, sibyo? Rero Imana mu ijuru idufashe, iduhagarareho, bikambaza n'abashumba bamwe bamuhagurukira, bikantera n'agahinda. Bivuze ngo kora gusenya kw'ingo za Pastor Mutesi no byagenze gutya na amarozi. Kora gusenya kwa Pastor Mutesi na amarozi, si inkoni y'Imana, si ibihano by'Imana. Erega David, abarozi barakora, babaho. Imbaraga z'Imana ziriho, n'imbaraga za Satani zibaho. Ariko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibintu byose. Iyo umuntu asenze, imbaraga z'Imana zirakora zikamuvanaho ububata Satani ari kumushiraho. Ariko iyo umuntu adasenze, ngabone na support y'amasengesho, abone ramforo y'amasengesho ku muntu kugira ngo aze amufashe, aze gutsinda biriya bintu ari kubona hari imbere, birangira abo barozi bamushobe. Kandi bibaho, birashoboka. Muri ibyo 204 aravuga ngo dore ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu. Uwo umuririmbyi wagize revelation iyerekwa, arabyitegereza abona ingabo za Satani kuntu zimeze n'uburyo zikoramo. Buriya ngo iyo dayimoni usenze ukamutsinda ari umwe, iyo agiye akagaruka baza ari 7. Iyo nabo batsinze ukagwa hasi, baza bari 18 kugira ngo utazigira wongera kugira gute guhaguruka. Muri 204 niyo yavuze ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura
yego rero nibyo mpamvu ziriya mbaraga ziri gushaka kugira gute zamaze gufata Pastor Mutesi zamaze kumushyira mu birindiro bye. Pastor Mutesi hagize n'uwasengera ubwo turi kuvugisha ukuri hageze n'uwasengera uwo muntu yagira ibibazo atigeze kugira kubera iki umwuka w'Imana muri Pastor Mutesi imbaraga afite izimurinda gupfa naho izimubwira ngo gusenga zo ntazagira. Abamarayika afite n'abamurinda gupfa nibo gusa ari kugendana nabo gusengera abantu kujya gutezo ntabo. Kandi Pastor Mutesi twamushaka ngo yagaruke mu murongo yari arimo mbere kuko yari ari ahantu heza pe hari mbere buri ari ahantu heza wajya kureba ukasanga stati z'abantu zosuzuyeho Pastor Mutesi watambuka kumva Pastor Mutesi niba abantu bose bari kumva ariko muri iyi minsi Pastor Mutesi nta n'ugishaka kumwumva ahubwo no kurirwa twumva ngo Pastor Mutesi niwe watonganye, Pastor Mutesi niwe warwanye, Pastor Mutesi niwe watandukanye n'umugabo, Pastor Mutesi niwe wagize kuyute none ngo Pastor Mutesi yaroza ibyo bintu Kindi Pastor Mutesi abantu bamenye ngo ntabwo ari Imana sina marayika n'umuntu nk'abandi n'umuntu nk'abandi si Imana si marayika n'umuntu nk'abandi. Hanyuma Innocent numva nta kintu naza konga kuri Pastor Mutesi kandi ibyo tubwiye birahagije numva abantu ahubwo tugombe dukora urwo rugamba nubwo cha tubwira abantu ati dukore kino abantu bamwe bakavuga ati oya sindi busenyere uwisenye ariko nibwo tuba tugeze igihe cyo kuba yadukenera imbaraga yakoresheje twubaka natwe tuzikoresha tugira ute tumwubaka tumusengera. Hanyuma Innocent reka tugiye kunyatsa duce kwaho no munako ntago turi buze kwatinda kuri Chris Ndikumana. Chris Ndikumana umubona uti? Chris Ndikumana ni umukozi w'Imana igikoresho cy'Imana intumwa y'Imana nkuko mbona Apotre Gitwaza niko mbona Chris Ndikumana umuvuga butumwa ku isi. Chris Ndikumana afite ikinyamakuru cyitwa Kanguka ijambo rya buri gitondo ry'umunsi uramutse ubigereranyije ijambo ry'Imana rya buri munsi ryitwa Kanguka ukabigiranya n'ijambo ry'umunsi Gitwaza the same ni kimwe. Kanguka ijambo rya buri munsi rya Gitwaza ni kimwe. Abo bose n'abakozi b'Imana sibye ko nabonye ejo Gitwaza abantu bamahagurukiye ngo Gitwaza ngo yavuze ngo gupfukamira ngo abakobwa ngo muri gutera amavi iki ikibabaje umuntu ashobora gutera ivi hariya ataratera n'ivi mu rusengero atarapfukamira Imana avuga ngo Mana mbabare byaha byanje hasi ubundi uramuco bawukuye he amuco nyine ni ya vision ishobora kuzambika n'abantu busa ngo ni vision binjiyemo bagakora amakosa pfukama uzarebe wenda tuzabigarukaho abantu bose tubive tuzabigarukeho abantu bose batereye amavi ngo zabo zarasenyutse hari imbaraga ya Satani yinjiyemo reka tuzagaruke kwa kino kintu abantu nabasezanyije nge na Innocent tuzagaruka kwa kino kintu cyo gutera ivi Innocent zagenda gitegure neza nanjye tubasenga muke Mana tuyobore n'umwuka w'Imana zatuyobore tuze tuvuge kwa kino kintu cyo gutera ivi yego ariko aho duhagaze mwumva uruhande duhagazeho yego mwamaze kurwumva none tuzanago tuzaturi kure y'uru ruhande tuzatuje gusobanura ahubwo byinshi ku ruhande duhagazeho. Urakoze cyane. Chris Ndikumana nabonye abantu bamwadukira bamwe ati Chris Ndikumana ntago ari intumwa y'Imana ntago ari Imana yamwejeje umukozi w'Imana we Chris Ndikumana ni umuntu wa Satani waje hano kwisi kuyobya abantu. Hari umugabo umwe uri gukunda kumuvuga witwa Byishimo reka mbitana nikomeza ngo ni pasiteri wenda sindana mutindaho ariko buriya iyo umuntu yaguye yavuye mu byizerwa nta nubwo abagifite amaso abona ubundi reka uwo Byishimo we kataravuga inkuru iri positive ku muntu nese abantu bose niko bakora ibibi nyine amaso ye Satani amaso yabona ibibi gusa ubundi umuntu waguye Satani amwereka ibibi gusa ntaga amwereka ibyiza amwereka ibibi gusa n'umuntu wa uramaze none Byishimo sinabona inkuru iri positive sinayibona n'abantu babirebe no gusenya no kurimbura noneho cyagiye yavugaga ngo uyu muti wagukiza ibi byatsi byagukiza ntago bigeze bamurwanya ngo bavuga ngo iki pastor atabwiye abantu ngo musenge Imana ikiza uburwayi musenga Imana ikiza uburwayi mumpamagare mbasengere agahita avanga ibi byatsi byagukiza bizatandukanye n'abapfumu reka twikomereze twigendere ni ukuri ni pastor ko namunenze kandi ijuru ryaramugaye ku bintu byose agenda akora ijuru ryarakugaye pastor Byishimo gushigikira abapasiteri bashebengenzi be aho kugira ngo abasengere nganavuga ati nyamara reka tuzagaruke ku iki kintu abandi ahantu tugenda dusubikira mugende mumva neza ndabasezanyije tuzasenga n'Imana izitiwe ku iki kintu tugende tuvuga ku bintu byinshi abantu bagenda Chris Ndikumana sasa Chris Ndikumana n'umukozi w'Imana yakoresha igiterane cyitwa Kanguka mu Burundi Kamenge ku kigo cy'amashuri niho iki giterane cyabereye cyangwa se icyo gikorane hari abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi yego bari muri icyo giterane
Kristo Ndikumana ntabwo abwiriza ku bitangaza, abwiriza ku bwami bw'Imana ku buri hafi. Kandi umuntu wa Satani ntabwo avuga ku bwami bw'Imana, nta nubwo avuga kubwira abantu ngo nimuve mu byaha, Yesu araje. Umuntu w'Imana abwiriza ku cyaha, akavuga ngo umunsi uzareka ibi ukareka ibi uzabura iki, sibyo? Hari umuririmbyi ndamukunda cyane baza no kubyandika kuri ntuza, ngabera tuzi endera tuzavuga ku Mana ho, Imana yacirera pe nayo rwose izabikora. Indirimbo muzayinyoherereza mandike muri komanteri, hanyuma tubwiye ukuntu yitwa indirimbo. Nuvuga ngo Kristo Ndikumana avuga ku cyaha cyane, andi akavuga ngo umuntu uzareka ibi azabona ibi ngibi. Kandi gukira ntabwo ari ukubitekereza gusa, ni no kubyizera. Urumva? Rero Kristo Ndikumana n'umukozi w'Imana international, ijuru ryemera n'abantu bemera muri rusange. Urumva? Nk'abariya rero ntago bashobora kubura udushishi tubazamukana, dushaka kubazamukana. Navuga nk'abantu bashobora gusa kugira gute ngo bavuge nabi aho kubashigikira, ngo bavuge nabi aho kubegera. Icyambere ngarutse ku bantu bamuvuga, ntago ndabavuga amazina yabo, ariko ntago bajye bavuga ngo beretswe. Kuko wenda hari ibintu biba byumvikana, umuntu avuze ngo neretswe, ntabwo wa debatinga kuri, nta n'ikindi wavuga waceceka. Ariko kuvuga ngo ngi wavuze ngo yeretswe tubivugaho, weretswe ko gararagiye gupfa. Wowe erega umunyamubiri, iyo umuntu ari mu mubiri akavuga ngo yeretswe, biramenyekana. Ikomeza kuri Kristo Ndikumana. Kristo Ndikumana rero ni umukozi w'Imana, ni umuntu w'Imana, nta bikabyo, nta protocole Kristo Ndikumana agira, ntazo. None kigeze kuri ibyo, yarafite urusengero i Burundi rw'abinginzi basengeragamo abantu benshi barabohotse. Kandi ikindi ntabwo avuga ngo afite amashami ngo hirya no hino y'insengero, oya, we akora nk'uko Yesu yakoraga. Aho yageraga yavugaga ubutumwa, abantu akitahira, abantu bakizwa, akavuga ngo wowe na ntuza ahantu muhasigarane, mukomeze muvuga ibyanditswe byera, mukomeze muvuga ubutumwa bwiza, abantu bave hehe mu byaha. Igitaramo rero cyakanguka cyabereye mu Burundi, hapfuyemo abantu 8. Audio ya Kristo Ndikumana narayumvishe. Icyambere yakoze yihanganishije bari abantu, aravuga ngo bari abantu turakomeza kubasengera ku byabaye. Byagenze bite? Kristo Ndikumana ntabwo yari arimo kugira gute ibyabaye, ntabwo byabaye ari kubwiriza cyangwa se yinjiye mu giterane, ahubwo reba kuntu abantu basohoka muri stade. Abantu basohoka muri stade ari umuvundo w'abantu benshi, n'umuryango umwe wari ufunguye kandi abantu bashakaga gutaha. Rero uruvunge rw'abantu ntabwo rushobora kuba rwagira gute, rushobora kuba rwabura hafi aho ngaho. Urumva rero hapfuyemo abantu 8. Kandi nuko gupfa kwabo, nuko gupfa, abapolisi bo mu Burundi batinze kuza gutabara, baza kuhagera abo bantu bari hejuru, bari kubakandagira abandi bari kubaca hejuru ari benshi, baza batinze. Sibyo? Nkuko gutinda barabafata babajyana kwa muganga, bamwe umwuka niho wagize gute wahereye. Rero abakozi ba Satani, intumwa za Satani zitazivuga ngo ni ibitambo yagize gute yatambyemo abantu. Abandi baza kuvuga ku makondera yarimo avuga kuki, avuga mu giterane aho ngaho. Ubundi mu rusengero hari byo dukoresha, nshobora gufata gitari nkavuga ati nitugira mu izo tuzacuranga, sibyo? Ubwo impande zabivuze, amakondera azavuzwa. Si hara gusa amakondera yarari ngo muzimya amatara. Kuzimya amatara urabizi muri Bekari nahaberamo ibitaramo byinshi, umuntu ashobora kuvuga ngo muzimya amatara, ubundi urumuri tuzamure mucana amatelefone yanyu. Urayazi ko ibyo bintu bijya bigiza gute ibyo bibaho. Izo rero ntago ari sinye z'abadayimoni, izo ntago ari sinye z'abadayimoni zo kuvuga ngo ni z'abadayimoni, oya. Ubuse ko imodoka igenda igakora impanuka, cyangwa se muri stade abantu bavuye kure umupira bakaba banapfa, igitambo kiba cyatanzwe hagati ninde kiba cyabereyeho. Ariko kubera ko abantu b'Imana bafite icyo bita, hari inyenyeri bagenda aho Satani bashaka kuzimya no kubaca intege, hagahita hakorwa ibyo ngibyo. Nkabura mfite inzozi kandi zizasohora, kuko aho biziye bimaze imyaka myinshi mbifite, ariko nkuko Imana arabinyibutsa, ndafite kuzabwiriza iteraniro ririmo abantu ibihumbi nka 20 cyangwa 30, cyabera muri arena, cyabera ahantu hagari muri stade, ariko nzi ko nzabona gatute. Muri arena 30 byajyamo, bora nk'ibihumbi 10 birindwi. Yego 7. Ariko birashobora ko hari ahandi hantu nzahajya. Nese David, hano ntago nabwirije iterano ry'ibihumbi 46.
hano hanga bakomeye cyane yabakomeye cyane hano abakomeye akomeye cyane dano n'igihumbi 46 n'abantu benshi nibyibushe cyane tekeza ko mu Rwanda nta stade irimo yabakira ntabo nukuri rero ndifuza David nukuri kwimaraka nkubwire ngewe hari haba muri Bekari na haba hehe ariko nzahagara muri stade n'agatuti mbwirize kuri Yesu harimo stade yuzuye Bekari na cyangwa se n'ahandi hantu muri stade runaka bya mu Rwanda bya Burayi byaba hese nzaho bizabera ariko iyo dream iyo promise ndafite ko bizaba kandi ko niko kuri kwisumba byose iki nicyo gihe cyo gukora cyane kuruta mu bihe byashize nivuga ngo Kristo Ndikumana rero buriye ni umukozi w'Imana cyane ijambo ry'umunsi ryakanguka ava mu bizahagira gute na gute na gute ibintu bamuziza abakozi ba Satani nibyo ngibyo bigize gute birimo hanyuma abantu baze kubyumva neza Kristo Ndikumana nuko nkuko Innocent yumvaga yamuvuga ariko tuzafata umwanya munini tuvuga no kuri Kristo Ndikumana tunamusengere kuko na Yesu nawe yagiraga abantu bamusengera bakabana nawe bakamukomeza mu buryo busanzwe ntabwo ari umunyembaraga mu buryo adakeneye amaboko amugira gute amusengera sibyo tumusengere tumubwire Imana imufashe kandi mukomeze yego hanyuma Innocent urabizi ko dukunda ijambo ry'Imana ariko uyu munsi ntago turi buze kubwiriza cyane ahubwo turasoma ijambo ry'Imana ry'umunsi kuko dusiganye nk'iminota nk'ibiri kugira ngo dusoze numva ko kaya twagafata k'iminota nk'ibiri tukumva ijambo ry'Imana ni ijambo ry'umunsi kugira ngo abantu tugende turyubakiraho tukundana ijambo ry'Imana ntago twagenda tuvuze ko kantu kikora muri Bibiliya ni karibu hanyuma hari amagambo tugiye gusangira riboneka muri Mika ibice 7 umurongo wa 8 no tugiye gusoma havuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru ningwa nzabyuka nicara mu mwijima Uwiteka azambera umuco Imana ishimwe abantu benshi bafite icyo bita gucira hiteka ku bantu ariko Uwiteka ni ubyutsa baguye kandi iyo umuntu ari mu mwijima Uwiteka ni ubigiramo uruhari akamushira mu muco rero uyu munsi uri mu mwijima ariko Yesu afite ubushobozi bwo kugushira hehe mu muco ntabwo tugomba gucira ubanza ko waguye oya ahubwo nta nubwo tukwishimye hejuru ko waguye oya ahubwo turimo gutakamba tubwira Yesu ngo Yesu wowe uvana abantu bari mu mwijima tela dobe nema devalasi de la telemande monevai wowe uvana abantu mu mwijima ukabashira mu mucyo shira abantu bari mu mwijima bashire mu muco maze ubundi bazagushime bazaguhimbaza Imana ishimwe cyane hanyuma Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere biravuga ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe Imana ishimwe cyane nkuzaniye inkuru nziza ivuga ngo wowe wemereye ko Yesu Kristo mubana muyobokana ukavuga ngo kubw'intege nke zawe Yesu agiye kugoreza imbaraga uku kwezi kwa 8 twinjiyemo uyu mwaka utararangira 2026 winjira 2027 hari imbaraga nca ugiye guhabwa ziruta izo wari ufite by'umwihariko Pastor Mutesi nabandi muri rusange tugiye kwambara izindi imbaraga z'Imana ziruta izo twari dufite kuko izo twari dufite zari zimaze kumenyerwa ariko uko bukeye nuko bwije dusenga Imana te ela sive elemanda la bienema tugenda duhabwa izindi mbaraga tugenda duhabwa ubundi bushobozi indi opportunity yo kumenya gusenya kurimbura imbaraga z'abadayimoni rero ndagira ngo nkubwire ngukimara gufungura iki kiganiro hari imbaraga y'Imana igiye kuza muri wowe iruta iyo wari ufite hari ubudahangarwa hari ukunesha ugiye kugira gutandukanye nuko wari ufite hari ibyiringiro bifite ubugingo bigiye gutuma wongera gukorera Imana bundi bushya bigiye gutuma wongera kuyigarukaho biruta ibyo wakoraga Imana ishimwe ni Imana ibivuze aya ni amakuru meza mu mpinga y'imisozi ndimo ndarangurura mvuga ngo iri nijwi rikubwira ngo wikwiheba wiva ku buntu bw'Imana aho kibyiringiro by'ubuzima biragarutse ko wakongera gukora umwami Yesu ubuzima bugahinduka haleluya ubuzima bukaba bushya ukavuga Imana udafite ubwoba ukavuga Imana udategwa tope etala benema la sivela dra ukavuga Imana ufite ibyiringiro byahujya Imana ishimwe cyane Imana ikumpera umugisha Imana igushyigikire uyu munsi byanze kwemera ejo bizemera kuko Uwiteka muri kumwe ntiyagutaye Imana igumugisha Imana igushyigikire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen hanyuma ku bantu badukurikiye tugeze muri kakanya keza k'abantu mwishimira cyane muri benshi nakanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana cyane ko ari umuhanuzi abantu bagiye basengana nawe ari benshi kandi yarabahanuriye ikimana bavuzeho ntekereza ko benshi bagiye babona Imana agiye bavugaho
yasenganye nabo ni benshi kandi ntekereza ko Imana yakuntu yigaragaje. Hanyuma rero nawe udukurikiye utaravugana nawe cyangwa utarasengana nawe, niwo mwanya wawe nawe kugira ngo uhure n'umukozi w'Imana muganire cyangwa se musengane. Innocent, ni karibu na nimero yawe. Nimero yanjye ni 0788 25 40 agateranyo 250 788 25 40 Mana bamugisha niyo nkoresha kuri WhatsApp no guhamagara. Yesu abishimire. Hanyuma nisegura abantu bambabarire, abantu benshi bari kumpamagara ni benshi cyane. Ushobora kumpamagara ntumbone wanyandikira, kandi kuba ntahita mvuga ko kanya ngo bite ngusengera mba ndi kwitaho ndi gusengera mba nemereye mbere. Uhumure nawe, gahunda ni programa, no kuri gahunda niyo gusengera abantu, nta biguzi nta biciro nta kwishyuza, ni kubuntu. Uhumure rwose, tugomba gusenga Imana kandi Imana igakora iby'imbaraga. Yego. Hanyuma ku bantu badukurikira ka tunamusabe nawe asengera abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye ku muntu utari buze kuvugana nawe cyangwa se kumuvugisha, ariko Imana igira ikikoraho. Kuzitangaza rimwe nabibutsa no gukora subscribe no kuri Gonarike Plus ndetse no kuri ry'amahoro. Ariko nanone ibiganiro twe dukora ni ibiganiro wasangiza inshuti yawe ukunda. Niba wakunze kino kiganiro ukaba ufite inshuti yawe wamusangiza kino kiganiro kugira ngo nawe yumve ineza y'Imana, yumve Imana bundi bushyashya, kugira ngo twese dukomeze tugire umurimo mwiza. Gusa ni karusinga abantu batandukanye bafite ibyifuzo. Mana turagushimiye kuri Imana yera, Imana ireba, Imana ikora. Bifuzo ni byinshi kandi bitandukanye. Ku mabaraza 5 hariho abarwayi benshi, ariko abarwayi bari batandukanye. Ndasengera abantu bafite ibibazo by'uburwayi bw'imitsi y'amaguru, rwego mu nda, imigongo, kutabyara, ibihombo, bafite amarozi babaroze, abandi bihebye, bafite amadeni bacuruje bagahomba, abandi byayobeye babuze icyerekezo, babuze ubwishu, abandi mu rugo bitameze neza, abana bitameze neza. Ndasenze kugira ngo uhindure ibyanze guhinduka, abo mariage ziri gupfa, abatarashaka. Ndasenze kugira ngo ubumve gusenga kwanjye, ubumve gusenga kwabo, ubahereze ibyo bakeneye. Lado mene manda la hodeve la hondre blahai le shaido konde mlando de holoblerai enema ilo le shay la ulilo le roina unifi alimando bila dora. Urakoze kubyumvishe kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen.